reka nongere mbasuhuze mbabwira nti mugubwe neza ibihe byiza abakunzi bacu ba NB Izum inkuru zacu ukuri kwawe mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bigaruka ku makuru agiye atandukanye gusa tukibanda cyane mu myidagaduro ku nkuru ziba zikomeje gutrendinga kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi amafoto ndetse n'amashusho aho urugero navuga Instagram, YouTube nkurikiraho kano kanya, Facebook, X ndetse n'ibitangazamakuru bikaba byazigarutseho. Muri aka kanya tugiye kuganira ku muhanzi umaze kubaka izina rikomeye cyane yitwa Davis D, aho yajyanye n'umubyeyi we gutaramira i Bukavu, umujyi ugenzurwa na M23 hara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe benshi bakomeje kwibaza uko umuziki nyarwanda ukomeje kwaguka mu bihugu bitandukanye, uyu muririmbyi Ishaka Davis uzwi cyane nka Davis D yongeye kwandika amateka mashya ubwo yerekezaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine aho agiye gutaramira bwa mbere muri uyu mujyi wa Bukavu. Ibyo tugiye kureba gusa si papa we wiwe bajyanye, ahubwo yajyanye n'irindi tsinda rigari basanzwe bakorana, abo tugiye kuza kugaruka muri iyi nkuru. Ndetse ariko yakomeje kuvugisha abantu benshi bavuga bati kabisa weho n'umubyeyi wawe ni cool kabisa. Turaza kuba dutegereje icyo mubivugaho namwe muri comment, hanyuma kandi like, subscribe, ufungura inzogera kugira tujye tubana buri munsi utajya ucikwa n'inkuru zacu za buri munsi kugira ngo ubonemo ukuri kwawe. Mbahaye ikaze, nge nitwa Sana, iyi NB Izum inkuru zacu ukuri kwawe. Tugarutse rero kuri uru rugendo rudasanzwe Davis D yakoze mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 mu 2025, aho uyu muhanzi yahagurutse i Kigali ari kumwe n'umubyeyi we, papa we, umujyanama we Bagenzi Bernard, uhuje imfura Claude umujyanama wa Bwiza, ndetse na Amani Africa ushinzwe ibijyanye no gutegura igitaramo cyiwe. Davis D mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda dukesha inkuru yavuze ko uyu munsi ufite umwihariko kuri we kuko aribwo bwa mbere ajyanye na se mu rugendo rw'akazi. Davis D ati iki ni igitaramo cy'iminsi ibiri kizaba kuri uyu wa gatanu no kuri uyu wa gatandatu tariki ya mbere Ugushyingo mu 2025. Twagiye turi itsinda ry'abantu batanu, ni iby'agaciro kuri ngiye kuba ngiye n'umubyeyi wanjye, ni ibintu by'umwihariko. Yongeyeho ko we n'abamuherekeje bizeye ko igitaramo kizagenda neza kuko cyateguwe mu buryo bw'umwuga kandi kirimo n'ubufatanye n'inzego z'umutekano za Kongo. Umujyi wa Bukavu ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaba umwe mu mijyi ifite amateka akomeye mu burasirazuba bwa Kongo, uhereye hafi y'umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda ku ntera y'amasaha make uvuye mu mujyi wa Rusizi. Bukavu ni umujyi wubatse ku misozi n'amakombe y'ikiyaga cya Kivu, uzwiho kuba icyicaro cy'ubukerarugendo n'ubukungu ndetse n'ahantu habereye ibikorwa by'inyuranye. Ariko kandi Bukavu yabaye kamwe mu duce twagiye tuberamo imirwano myinshi hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2025 umujyi wa Bukavu wagiye mu maboko y'umutwe wa M23 nyuma y'imirwano yabereye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibintu byahise bihindura isura y'ubuzima n'ubucuruzi muri aka gace. Ni muri ayo mateka Davis D agiye kwinjiramo nk'umuhanzi wa mbere uturutse mu Rwanda ugiye kuhakorera igitaramo nyuma y'uko uyu mujyi ufashwe na M23. Davis D amaze kuba umwe mu bahanzi nyarwanda bafite izina rikomeye mu karere binyuze mu ndirimbo zakunzwe nka Biryogo, Mikro, Itala Hensi na Eva n'izindi. Uyu muhanzi yubatse umuziki we ku murongo w'urukundo n'uruhare mu guhindura imyumvire y'urubyiruko. Yagiye arangwa no guhuza ibikorwa bye n'icyerekezo cyo gukorera mu karere no mu bindi bihugu. Kugeza uyu munsi yafashe urugendo rudasanzwe yerekeza i Bukavu aho yagiye gutaramira bwa mbere muri Kongo ari kumwe na se
ndetse yagaragaje ibyishimo byo kujyana na papa we mu rugendo rw'akazi by'umwihariko muri Bukavu, ndetse yaherekejwe n'abarimo bagenzi be Renal Huje Imfura Claude na Amani, bose berekeza i Bukavu. Igitaramo cyitwa Davis D Showcase. Uyu munsi kiraba ndetse n'ejo kizaba. Mubyakiriye muti? Duhure muri comment, like, subscribe, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.